abasashaho Bruno ubu hari abantu ubona yuko imyaka arahindutse sinzi iyo ujye ubibona cyane yahindutse cyane ariko imyaka yarahindutse ku buryo ari kuribuka hari umugabo twigeze kuganira ankumbuza uribuka turi ku ishuri abana noneho bari mu biruhuko abana bageze mu biruhuko benshi batashye kuwa gatandatu no kuwa gatanu benshi bari batashye ahubwo njyewe umva wajya nawe naraye ntabyo natekereza ko bazaza mu byo kuwa mbere ahubwo sinzi ukuntu kuwa gatandatu babihinduye ariko rero imba ari covid byose bagora byarivangavanga ejo bundi rero mbaza umuntu gutya aho iki iyi vakansi ni yari bari bataha tunigiye mu cyambere kubera ko twiga iki gihe batahiye nicyo twataga mu gihe mu cya gatatu byabaye mbere se avuga ati nta bana barimo baraza muri ibi biruhuko yari arwaye gahunda y'amashuri ahageze arega imyaka ibishize ni myinshi tuvuyeyo ariko n'iki cyorezo hari ukuntu cyacangacanze umuntu asa nkaho ataye umurongo niyo mpamvu baratakibuka n'ibi byagorana cyane kubera ko nk'ubu ngubu ubu harya cyatangiye mu kwa 9 2010 cyatangiye mu kwa 3 2020 nibwo mu Rwanda 19 ni ku isi hose muri rusange ariko mu Rwanda nyiri gufata icyemezo vuba ati icyorezo cyageze mu Rwanda gahunda ni batangira ibintu byaguma mu rugo tuntu nk'utwo twumva iki cyorezo bana yiba bajya bavanga amateka y'isi ngo byabayeho byose iki cyorezo ndakubwiza ukuri ntabwo ikirimo mu ntabwo kizakibagirwa uko byagiye mu cyorezo cyo mu kinyejana cya 21 cyazengeje abantu kikabazengurutsa na wa wundi utangiye kurakwirakura y'abantu noneho ni cya kintu cyaje ubona ko nta mukire nta mukene mu kinyarwanda bamuntu rwa bose umva cyane pe wari ukeneye akoze gukena n'uwari ukize nawe kimukenesha gake gake kuko ubona ko hari ibintu byagiye bihinduka nk'uko gusa uretse ko umuntu atakwishimira ibibi ariko nanone hari ukuntu cyagaragaje yuko byanze bikunze nta muntu ukomeye kuri isi ubu niho byagaragaye cyane cyane muri guma mu rugo niho byagaragaye cyane nk'aha tuba dutuye twebwe hari igihe rero ukabona wa wundi watekerezaga ko afite amafaranga ahubwo nawe arimo aratega imbere nawe ngo bamushyirireho rimwe na rimwe ugasubirayo nta n'umuntu ushyizemo bakamureba mu jisho hari wazaga yihishe akegera mu mudugudu ati uze kunshyira ku mujyi kandi uze gushyira ku ruhande aza kubitora runaka ataza kumva akanyuzamo ijisho unyibukije hari umuntu uza uretse ko sinagomba kumuvuga ni umuhanzi ni umuntu uzwi cyane uri fame umuntu uza muri sosiyete nyarwanda wahariye Nyamirambo uzwi cyane mu bijyanye na hip hop nigeze kumva avuga ati ngombwa ngo umuntu amuvuge amazina nigeze kumva arimo kuvuga atarakaniro ka Boyman ati rwose njyewe narayamanitse nje kanaka narayamanitse abantu bati se undi gute amafaranga barakoreye umuntu zo muri yaba muri gumaguma n'udushobo dukeya tugiye wagiye gukora amafaranga mu tubari hirya no hino ese mu by'ukuri amafaranga nta se bigize ukora arabati ibyo wirimbaza byose wirimbaza cyane ntabwo ari njye nyine ku isi wakene ariko abandi bakomeje kwifunga bakomeje kubona ariko rero kwifunga uvuye gutyo uranyibutsa hari umukinnyi ukina filime mu makomedi nawe yagize gutya abanyamakuru mu nzu bakamera b'abanyamakuru kuri YouTube n'abapaparazi mu bundi buryo cyane ntabwo uryo bacika agira gutya arimo arabunza kamera mu buntu uwo mukomedi reka tumuhishe ni ngombwa kumuhisha tutamuteza abantu badufunga agendana agafuka bamuhaye ibishyimbo hano n'akawunga hano wabonye kamera agira gutya agenda yihisha ariko n'ubundi wa kamera avuga ati urabona ntaducike mukurikire abanyarwandakazi abasenga musenge umva abagira bute mugira mutabambaza ya mana ya kera y'abanyarwanda nabo muzi nababwiza ukuri iki cyorezo cyagaragaje ko nta muntu uri hejuru nta uri hejuru amafaranga yose umva yaba uri umubiriyoni waba uri umuki ndakubwiza ufite ubwonko bufite hariya ngo ni za terabayiti nka bya bya mashini ndakubwiza ukuri nta muhanga nta muhanga na n'isaha
na n'iza bavuga ko byanze bikunze uretse ko tutazi amakuru neza bavuga ko iyi covid kugira ngo ubone urukingo ruhamye dushobora kuzagera ku rukingo rwa aho kuvuze gutyo uranyibutsa numva numva amakuru n'icyegeranyo numva avuga ati muri Israel ngo batangiye gufata urukingo rwa 4 mu Rwanda twebwe turimo bavuga ngo urushimangira ni urwa 3 ahubwo niba nibaza nabivuga maze nkagira ngo ni ukubeshya oya biri ukuri no mu makuru amazi menshi bitambutsa bagaragaza uburyo muri Israel bageze kure cyane babatera ziriya nkingo rwa 4 ndibo nibaza izi nkingo nta gakino bari mu gusa ikigaragara cyo buriya Bruno ndakubwiza ukuri ko izi nkingo uzitekerejeho neza uretse ko batabihishura ngo babishyire ahagaragara byanze bikunze nubwo bavuga ngo ni 70 bavuga harya ko ari 70% birenze 50 baharizo bavuga kuko ziri hejuru ya 80% nako hari zigeza kuri 80%. hari Johnson hari Sinopharm hari AstraZeneca hari za zindi umubare w'abanyaturikiya nabo ngo bashyize urundi rwabo hanze niba n'abanyaturikiya rw'uruzanye izihe ingamba zirenze izindi cyangwa ni deal ni business abantu barimo gukomeza gukina ukuntu gusa iyi covid ikintu mbona yaje hajemo n'urusimbi ariko mu buryo butagaragara kubure buteteruye ngo bugaragara ko ibi bihugu binini bakeka ko byanze bikunze urabona ko ibi bintu bya covid ibi byo gukora inkingo bakeka ko hari barimo kugenda babizamukiramo ku buryo mu myaka runaka hari ibihugu bizaba byabaye ibya mbere atari uko byakoze cyane mu bindi bihe ahubwo ari uko bagize batuje inkingo cyane kandi urabona ko biri ku isoko cyane babyitayeho urabona babikangukiye cyane rero umushinwa yashyize urukingo hanze ni ku mubiri Turikiya nayo iri ku ngamba zo gukora abanyamerika bo n'abongereza bateye imbere cyane mu bijyanye no gukora inkingo bagateka ageze inkingo rangiye nzireba abona ziteye urujijo se bivugwa ahubwo gusa uretse Imana gusa ishobora kuzadukiza abayemera n'abatayemera uretse ko nyemera ntandukanye na bariya abantu bayihakana ayo bakana Imana nabanza reba hari ibibazo bahamugejeje hari abashyira mu bwenge bwinshi ariko budafite gahunda ugasanga ari ibintu by'imaka gusa yiberamo bijyanye n'Imana cyane erega iyi covid ndakubwiza ukuri noneho ahantu byanyuriye ubwo twatuvuga dusa nkaho tugarutseho gato n'ubwo ntabwo ari ukukomeza kumugarukaho cyane kuko nawe yabivuze kenshi mu mahirwe yagiye ku macano menshi abivugaho urumva kandi bagiye banamuremera n'ibintu bizwi cyangwa samuzi izina ariko ndakubwiza ukuri yavuze ati hejuru y'ibyo nabona hari ibindi ati njye ntabwo nari nzi ko nshobora gufata agafuka ngo njye ku mudugudu ariko hajya umukuru w'isibo nanga mudugudu agende mukorera imbere yabo nyakubahwa rwose mu bintu ntari ntarigeze nkora mu buzima mbabarira ukire ku rutonde rw'abantu bafata ibyo kurya reka na negitire bivuze ngo nta wari uzi ibi bose bashidutse babyisanzemo umva ntabwo yabyoroshye yasenze hari n'undi nawe wari ntabwo nabango yari warishwe n'itabi ubwo turimo turibanda ku ntuza ku bantu tuzi iwacu si ngombwa kujya ngo tujye hirya mu bindi bihugu kuko nabo turabazi ariko turabazi iwacu aravuga ati njyewe nkubwije ukuri navukiye mu rugo rufatika rufite buri kimwe cyose papa afite imodoka mama ari umuki akazi ubwo ndamutse mbivuze cyane abenshi bahita bamumenya aravuga ati njyewe nakuze mu rugo mbona buri kimwe cyose nza kuhava ndagenda njya mu buryo butabashimishije urabona ko bigeze no kujya ngo kwiga hanze nayo hose uwo ni umuhanzi ntabwo twamuvuze ariko araswe aravuga ati njyewe naragiye rwose ndayamanika n'abandi ndi mu mpezi hari ahantu ubuzima bwaramucanze bigera n'aho abandi barebera bavuga ati ibintu biri ku rundi rwego birenze uko umuntu yabitekerezaga kugeza uzi ko ngo n'abantu murebaga ntawe ugize amuseka bamusetse nyuma mbese bamusetse nyuma ariko nawe ntibamurenganya kuko buriya icyambere kibabaza ni inzara umuntu we inzara iyo yaje icyubahiro cyose wari ufite kiramuka ibyubahiro bijya hasi cyamba cyane ukabanza ugakiza amagana ibyubahiro bikaba bigarukanye kuko ntiwabigarura wapfuye cyane
nibura wakisubira bikagaruka nyuma ariko bapfuye n'ubundi biba byarangiye. iyi covid rwose Imana idukize, iyo ishaka ko tuzubaka isi tukayikorera iyidukize, kuko hari igihe ubona byagabanutse ubundi ukabona byiyongereye, wibaza ikintu kibitera. Ese ni ingufu ni ibihugu bidashyiramo ingufu mu baturage babo, twebwe ko wabonaga twari twabigezeho. Muri byashyizwe natekereje ntekereza ko wenda impamvu iyi covid nubwo ishobora kuba ari nko wa gatanu yihenduye, ubu turi kuri omicron ni mu kazi y'agatsindwa pe, kandi bavuga ko ifite ikiganiro irimo numva ejo bundi bavuga ngo ifite ubushobozi bikubye inshuro 30 kurusha delta mukandura ku muvuduko wo hejuru kuyirenga. none ikabibaza yesu ikintu cyita ntekereza kuri covid kituma ikomeza kwiyongera, ntekereza ibintu byakora bitatu. iyi covid ishobora kuba ba bantu batikingiza, iyo bahuye n'abikingije bashobora kuyanduzanya hagati aho ikahita ivamo indi, kuko ikubita n'ukingiye n'idakingiye noneho zakivanga ikabyara indi covid iteye ukundi kuntu. ibyo bintu birashoboka kuko kubera ko uretse ko na leta cyangwa leta z'ibihugu zakomeje kubitekerezaho cyane, kubera ko igafata umwanzuro kuko ibintu byo gukomeza kuhama ku madini cyane ntazi n'icyo bivuze ntanemera njyewe. urumva amadini ayobya abantu benshi, ni ku ruhare rwanjye bivuga, ariko n'abandi bafite ukuntu babyumva. bakombye kwikingiza bose wanze ukunze, ariko n'ubundi ndabona mu Rwanda birimo kugenda bishoboka. mu Rwanda biragenda neza, iyo muri amatariki urabona ko barimo barukangira ku masitade cyangwa umuntu ugiye kuvana mu rugo. n'ejo bundi nagiye hano mu mujyi ngiye mu isoko, uretse ko yari nka test rero ndebe ngezemo barambwira ati ikarita y'uko wikingije iri hehe, cyangwa ati ngenda yifite. ubwo ugene n'ifite gahunda yo kujya kubaza wenda urukingo rwa kabiri ko ninafashe u Rwanda kugira ngo bahita banandangira n'aho biri. ariko umuntu wese wageraga aho kuri portail y'isoko bose bahitaga bamusubiza inyuma, tubangiye gufata urukingo, bibaza none wa muntu ushaka guhaha ibyo arya uko byera kose azafata igitaraganya. hari uwo twaganiriye ejo bundi abana, ariko se tuvugisha ubundi kare kose ko niba imyaka yujuje ubundi kuki utagiye kwikingiza, ntabwo wari uri mu gihugu. ati ndakubwiza ukuri pe, ndakubwiza ukuri kabisa, ngiye numvaga ibintu by'inkingo no mu rugo hose, ndakubwiza ukuri nta muntu wigize abidushishikariza, twabyanze tukibyumva. none ubu ngubu muzanywe n'iki? ati rero ikintu kinzanye ntabwo ari urukundo rwo kwikingiza, ni uko yuko byanze bikunze ntazava mu rugo. none wumvisha ingufu za leta, hamwe utuze unabishishikariza abandi kugira ngo byorohe, ubundi bagukingiye. ariko ni gute umuntu umwe yifata nta na miliyoni afite kuri konti, wenda ngo tuvuge ngo napfa hari ikintu azasiga, urumva ugasanga arimo aravuga ngo rwose njyewe sinshaka gupfa. urumva abazikingije n'injiji ni ibigoryi, ubwo biragoranye cyane kuba bazagira ubuzima bwiza. njye utarikingije urukingo ubuzima bwuzuye. uragenda ku igare, abasuzuguye abanyonzi kuko abanyonzi batunze ingo nyinshi cyane. uri aho ngaho uri umuyede, burya abayede bakoresha ingufu zishoboka, barya ari uko byagenze, ariko wirushya kose. uri aho ngaho uranga gufata urukingo kuko ngo utahe umara iki? iyo perezida ashobora gufata urukingo uhagarariye abantu uzi ubwenge, urumva afite n'amafaranga no kuba yarabyanga, afite n'amafaranga, wowe uri iki gishobora gutuma gusa n'uburenganzira? uretse ko akenshi na kenshi leta izagenda ibereka yuko ifite ingufu kubarusha cyane. hari ahantu bagomba iki cya kabiri wenda abantu benshi batajya bajya batekereza inkingo bafashe bakiri impinja, za seru, mugiga, haza n'izindi tutazi ubwoko bwazo. izo zose twabifashe harimo nka twagiye, ariko menya bazajya gushinga urubanza ahubwo rero haje inkubiri yavuye muri Amerika bavuga ko bari mu mushinga wo gukora inkingo kugira ngo bakontorore abantu ku isi hose. noneho icyo twita nk'igihuha
kuko nta bimenyetso igihugu cyatugaragarije ni igihe kitizewe ariko gishobora kuba impamo anytime ariko icyo bagomba kumenya ni kimwe wakwanga kwikingiza wabyanga wabyemera ugomba kuzafata urukingo kuko utamenya kurufata egare uzahura n'ibibazo bimeze bite uzabura ubushobozi bwo kuba wajya ku isoko ya guhaha uzabura ubushobozi bwo kuba wajya gukora imirimo runaka ushobora kuba yagutunga bivuze ngo reka buriya nubwo twese sushinga se bisi yose ubwo niba umuryango w'abibumbye ushinzwe iby'ubuzima OMS niba koko reba izo nkingo ikabona ibyihishe inyuma akaba ari ibintu biri baringa abwiza ibirengera ikibazo cy'isi yose izabiteje ikibazo cy'isi umuryango w'abibumbye icyizere kirakivaho ujye ku nshingano zo kuba wakosora ibibazo byavuye njye ndumva uko byagenda kose ikintu kizwiho n'abantu barenze numvishe ko bavuga ko kiriya kintu gifite abantu benshi cyane barara amajoro badasinzira bakora 24/24 urumva ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ntabwo umuntu ashobora guhera mu gitondo akarangiza 24 hours yose iminsi yose urumva ari aho ngaho gutyo gusa hariya harimo abahanga bizeye ku rwego rw'isi cyane rwose n'ibihugu byateye imbere mu bijyanye n'uburezi babyizeho neza urumva rero kumbwira ngo ngewe ntabwo nemeranya n'abantu bashobora kuvuga ngo zitera ingaruka cyane kubera ko mbere y'uko bazitanga hari abo babanza kuzitera kandi hari ibyo bageragerezaho urumva sinzi n'impamvu umuntu ashobora kuvuga ngo rutera ingaruka cyane ararwanga mu buryo bumeze burya nkaho yiba babipinze cyangwa byanga hari imiti iri muri farumasi no kujya kwa muganga numvaga babireka bakajya mu kinyarwanda yiba yumva adashobora kwemerera urwo rukingo ntazongere no kujya kwa muganga cyangwa se muri farumasi kugira ngo noneho tubone yuko hari ukuntu yihagije urabona ko naho muri Afurika bisa nkaho ingingo ntacyo tubikora cyane mu nyinshi zituruka mu Buhinde n'ubundi bihugu mu Burayi no muri Amerika rero hari ahantu ufashe ziriya nkingo badukingira ukazitesha agaciro ku rugero rugana kuri bivuze ngo n'ubundi ya miti yo kwa muganga se kwalite y'imibare imwe iva muri Amerika indi ikava mu Buhinde none se bashatse kubidukoranya ntibabishyira mu binini ese bashatse ntibabishyira muri za nshinge duterwa erega biriya rero ubuzima tubamo ni ukubworoshya iyo utabyoroheje birapfa byose bihita birapfa kandi reka tuvura mu mutwe gusa abanyarwandakazi inkingo nimuzifate urumva nta kintu bitwaye ahubwo twari twibagiwe buriya abanyeshuri harya buriya barakingiwe ku bijyanye n'abanyeshuri buriya bimeze ubu ejo bundi mperutse kubaza abanyeshuri cyane cyane biga bataha bavuga ko babahaye inkingo ariko hari ababonye iza mbere hakaba n'ababonye ubwa mbere n'ubwa kabiri bivuze ngo ku banyeshuri ho nabonye nta kibazo leta yarabyitayeho cyane igiye ibasanga aho batuye ibakingira aho batuye no mu ma-internet hose igenda ibakingirira iramutse igezemo hariya aho twaba bivuze ngo ahubwo urubyiruko cyo tubashaba cyane hanini bagerageza urubyiruko rwitwararika bagiye kujya mu tubari niba banagiyeyo bagende bitwararika kuko buriya hari ukuntu umuntu ajya mu kabari yego ushobora kuba warakingiwe kuko buriya gukora urukingo nubwo tuba twikingije ntabwo ruturinda kurwara covid ahubwo rudufasha kutwongera ubudahangarwa n'umunandura kitaturembya cyane turembe tube intere ahubwo tugerageze nk'urubyiruko niba turi no mu tubari twarimo abajya mu tubari ntabwo twababuza ko biri mu nshingano zabo mu burenganzira bwabo ariko nibagerageze bajye mu tubari bitwararike birinde ibintu byo mu mabuwate kuko buriya harimo ibintu bya buwate cyane no kubyina biziramo iyo hatajemo kubyina musinze cyane ibindi bibazo biba gatongo mu bundi buryo gusa ibijyanye na ibyo wari ubuze bijyanye no kwirinda k'urubyiruko nubwo mbona bigoyemo gakeya ariko bigomba no koroha kubera ko bazi ubwenge ni nk'abantu nibo Rwanda rw'ejo batandukanye n'ababyeyi babo harimo ababa batarize nabo baba barize ibibazo noneho umubyeyi abasha gukora ibintu
birenze ibyo wowe ukora kandi umurusha amashuri icyo kibazo. Gusa urubyiruko turukangurire rwose, urubyiruko bashiki bacu na basaza bacu, mwihangane nimujya no mu kabari urimwe ariko unatekereza ko covid hari, byaba byiza cyane kurushaho, kugira ngo utaza kwivanaho ukagenda ukanduza n'umuryango wawe, umuryango ukabura abantu ugasanga urabanduje mwese mugiye. Buriya uretse ko abantu batabyemera, buriya umuntu yanduye n'ubwo ukira urakira pe, ni ibintu bigaragara biri urumva, ariko ibikomere byanyu ibikomere bakubwira ko ahangaha mayide mu gatuza ahangaha rwose bacitse intege, abasirikare baba batakaye ahangaha rwose, baba batakaye. Ntumva iyo baba basigaye uzarebe wenda nk'urugero nk'umurwayi wa malariya yamaze kunywa imiti, amaze wamurura, amaze gushira, amaze gukira, ikibazo kita cy'igihembe kikabaho. N'ubundi uko byagenda kose imbaraga byose ngomba kunanuka. Oya, byanze bikunze agomba kunanuka kubera ko wamurura mwirukansemo ukongera ko ya miti ntigiye iramunanura, asaba ko ajya kwiyondora. Bivuze ngo ni covid rero iyi kirutse nayo igisigisigi ko byagenda kose. Unyibukije hari umuturage watuganiriye, twari turi ahantu turimo gufata kamwe, aratuganira atubwira ngo we ntabwo yigeze ajya kwivuza covid. Ese yabigenje ati ngenda kubwiza ukuri umuryango wanjye, ariko yagiraga gusahara, ariko uretse yarabanje atubwira ngo yaragiye ngagura ibyuma urabizi, inzoga ngo ibyuma ngira n'ubwo ngibizi no kumva bivuze ni zira nzoga za marikeri ni nguvu za karabu, ibintu nk'ibyo. Urayimugaye kujya muri karabu, bani za nzoga ziri muri kategori za marikeri. Ati njyewe numvisha hari ukuntu ameze neza, nagira ngo ni ibyuma 20 aragenda bishyiriwe ikarito, ubwo ni ikarito, aragenda bishyiriwe, aravuga ati umugore mwana wanjye ntitaye kuvuga ngo uri umwana, inywera icyuma urumva uzakiriye no kuvura amahita ya covid. Umugore arabyabuka n'umwana, ngo baramwo ariko nimenye histori yaduteraga simbizi yiba biri ntabwo namenya ngwakira. Abantu twarasetse umugabo arasanzwe nase wakangura abantu kugenda ukanywa ibyo byuma ngo rwose muramenye ntimuzanywe ibyuma, urumva ntabwo ni inzoga, ntabwo reka abantu benshi baribeshe. Hari n'undi watubwiye ngo ibintu byigeze kugenda bicureninga hanze ahangaha ngo tangabizi, ngo mixture n'intuza na tungurusumu, tangawizi, imiravumba, ino miti y'ikinyarwanda yayindi bahira hanze. Uvuze gutya nyibutsa ari n'umusaza ucyana uruguru nabo yagize gutya, avuga ati rero barakujye nivuye imiravumba n'imibirizi yambaye hasi covid yari itangiye kuza irikiza iragenda. Bivuze ngo n'ubundi uko byagenda kose buriya n'abanyafurika babaza ubwenge, ahubwo ikibazo kibaho ni kimwe, nuko banywa imiti y'imvange, ntabwo bamenye ngo umuti wabavuye ni uwuhe, nta n'ubwidegiri. Bivuze ngo biba byiza buriya umunyafurika uvuga nk'umusaza nk'uko bavuga ngo yanyweye umubirizi arakira. Bivuze ngo iriya mibirizi buriya usesenguye neza ukayishyira muri labo, nawe ushobora gusanga hano hari ikintu ushobora kuba uvura. Kirahari, ariko kubera ko turi nk'abanyafurika twe twishakira inzira za ruguru, ntabyo kujya labo, kuko umunyafurika afite labo ni bangahe, nawe yayigira se ntiyagira ubushobozi bwo gupima, ko ntiyagira ubumenyi bwo kuyikoresha. Ubundi se uretse ko umuntu atabiha ingufu cyane ko twaba dutesha agaciro kwa muganga, urumva ntanabyemera cyane, uretse ko hari urundi ruhande umuntu ashobora kuza akubwira ati ngenda byemera byaramvuye. Ubundi buriya kugira ngo buriya twabuterera Abanyarwanda. Abanyarwanda ni abahanga cyane, nawe se reba nk'urugero ukuri, hari umunyarwanda babandi bo hasi aho ngaho nk'aho nakwita mu ntuza mu cyaro cya babandi batajya bajya ahagaragara muri jwe ahandi bajya kwinigira ibiti mu mashyamba. Uriya ndakubwiza ukuri, uretse kuribwa n'intare cyangwa kwitana agakubita umutwe hasi agapfa, ndakubwiza ukuri, kuvuga ngo akarwara kamufashe ikinyege. Reka ntahura. Ndakubwiza ukuri, hari abantu bazi imiti ya kinyarwanda, ntabwo turimo kubamamaza, urumva, kuko ntibyemewe, ariko nemera ko hari abantu batajya bajya kwa muganga cyane, bagenda bagiye kwivuza. Wenda tuvuge ikintu yajya kwivuza n'iki, akenshi ibintu byinshi barabyivuza,
kereka nk'ibi ngibi wenda baba gukingirwa mu giga ariko mbenya babikora bakiri batoya cyane n'ibi by'amasero n'ibiki byose ariko hari abantu bivura harimo abantu bateye imbere cyane mu bijyanye no kwivura nk'ubu hari umusaza nzi amubwira ati amaze imyaka irenga 60 malariya atazi icyo ari cyo kuko we mu myaka 60 ishize malariya ntayazi kuko kandi yibera inaha nawe kandi wabiza akarere kacu kweri ubushyuhe bwinshi bubamo ntabwo malariya igibura uri ahantu hashyuha ntabwo ari cyane malariya cyane cyane bwa Sahara aba ni ahantu hashyuha cyane warambwira ati imyaka 60 ishize ntazi ikintu cyitwa malariya ati se mu nzego bigenda bite njyewe rero byonyine n'ubuzima mbamo musa nk'uwinywera imiti njye nibera mu ishyamba reka njyewe nshobora kuba niragiye inka yanjye imvura ikagwa sinjye kuga akugana tumenyereye ko abandi iyo imvura yanyagiye barataye bagahindura kubera umubiri we ufite impuza ufite ubudahangarwa tumuze ubahute ku bijyanye no kwivuza cyangwa ati njye numvisha akantu impinduka mu mubiri njye niba nifite imiti yanjye ivura yanjye y'ibisari kuko kabisa ufite hari ibyatujyanye ntitekera mba nirikwiye mu ishyamba runaka nkabiteka nkinywera bikaba birarangiye none hari n'undi wasekeje gutya ntabwo ati se wowe malariya we ntijya ugufata ati genda urubona iyo urwaye malariya ati harafata telemayide niba wa muti batera ndawuzi ngo rwose nkayitera ewana indwara zose ntitubona aho duhungira ndavuga ati muze ubwo ntiyakwica ko telemayide nari y'amatungo nanjye numvaga yamenca ahubwo ati jewe umuti uvura inka ni nawe umvura kandi uwo ngwara ujya kwa muganga ukabigize yiba umuti uvura inka ye nawe umuvura umusaza ndavuga ati umusaza niba kandi wanareba ukuntu ahubwo ati bari abantu neza ko ari ukundi kuntu njye mbafata bari abantu b'abasaza bibera mu nka cyane ahanini yaba ari abantu binywera amata ashobora kuba yanywa adatetse akayakama agakubita ku muntu guteka amata uretse ko wenda tutabishyigikira ariko abantu benshi kera bayanywaga badatetse ariko nizere ko n'imyaka yacu sayizi tuvugana ariko impamvu ntekereza ko bayanywaga ntabagira ikibazo urabona ukuntu imyaka yatambutse ukuntu yari ihagaze inka yajyaga ku gasozi ikaragirwa ikayiva mu byatsi inka ikarya ibyatsi by'imvange harimo n'ibiti none kuri iki gihe inka basigaye bivura nk'abantu inka kuri iki gihe basigaye bayitungira mu kiraro bakayiha urubingo ikava ku wa mbere ikajya ku wundi wa mbere n'ikinya urubingo ariko mu myaka yatambutse usanga inka irisha umubirizi mbese nkene buri ihene nta kintu itagira ihene irisha igihuru ikarisha umubirizi ikintu cyose bivuze ngo ihene uretse ikiziranyezi ubundi ihene nta kintu isubiza inyuma bivuze ngo ihene z'icyo gihe nazo zarishaga ibyatsi by'imvange nabyo ubwabo zari imiti hanyuma se icyo igihangano inka yavurwaga iyo wakabyaga warayosaga gusa ko yirinda imirongo gusa najyaga mbona hari ukuntu bazitera imiti bazishyize mu ntu zo mu kiraro hafi sinzi ukuntu igacamo ariko n'ubundi no mu bihugu byateye imbere mbona ariko uzi ko nta kintu kiba kibaho no mu bihugu byateye imbere ujya kubona rwose bimeze kuriya hahandi bayihindiramo itabasha gusubira inyuma ikagenda ibura ihita yikubitamo muri pisine isangamo umuti ivamo yuzuye ikavamo bwaburarwa rwose ahantu hose no mu jisho umuti ugeramo n'abantu ni abahanga cyane niyo mpamvu ari amata ya kera kuyanywa ari ay'inshyushyu urabona izi nka z'inyarwanda za kera zabaga zifite n'amata akomeye barimo ufite imbaraga kumva no mu kanwa afite gahunda atava mu gikombe ariko kuri iki gihe se ufata amata y'inzungu yashyira buri yakavu utaye hasi izindi mvuzo ku ruhande kugira ngo yagwa bibaho uko yateretse ejo ushobora gusanga ariko kimeze adapfuye wasanga ariko kimeze hari umukecuru atubwira ngo amata ya kera arahumura ngo yewe ntabwo agihumura ngo umuntu utanywa amata ashobora kunywera amazi mu gikombe banywereyemo amata ntarebe ariko kera ntabwo byabagaho ngo buriya sinzi iyo ubizi amata umuntu aravuga igikombe yanywereyemo amata akacyoza ejo bikazaba byumvikanamo yuko icyo gikombe cyanywereyemo amata ariko ubu ngubu aho muri iki gihe byo ashobora kuyakoreramo amata akanyuzamo amazi akamena n'agashyira agasabo kandi amata ntuyo bivuze ngo amata yabaye nk'amazi mu bundi buryo kubera ibintu inka zisigaye zirya
wa mugani wawe wabivuze neza ngo sigaye zirya nk'abantu ngo naho hari naho ngo baziha ibikoma ntumva rero n'ibiryo bazabiha bigashoboka ko byahera kose n'ibiryo biriho bigishyira bigana ntabwo byakora kuko iruzi natwe ko mbere zajyaga mu kiraro none icyatsi kigeze kirasakaye sigaye dutaha mu nzu usanga ntikanyagiwe n'imvura buriya twabivuga gute n'imvura ngo akazuba kayinyureho amata yaza akomeye ntibikunda niyo mpamvu inarwaragurika gusa nibyo twavugaga buriya ubu iyi si yugarijwe n'ikintu bita indwara iyo ari ibihe bya nyuma nk'uko bajya babivuga muri bayibuli simbizi ariko icyorezo ibyorezo rwose oya ibyorezo ni akazi y'Afurika rero muri Kongo se hari ibyorezo bigera kuri 5 hari Ebola hari Covid hari malaria nayo yaje muri kategori y'ibyorezo kuko malaria nticika ariko nta rukingo rwayo harya ngo rwari rwaboneka buriya baracyagereza niba ari mu Bwongereza niba ari muri Amerika bishobora bavuga ngo ni bya bihugu byateye imbere buri gihe bihora bitubwira intuza ahubwo ngo urukingo rwarabonetse urukingo rwarabonetse ahubwo igisigaye no kuzumvikana n'ibihugu nawe mesi bakareba icyo cyakorwa kugira ngo urukingo rwa malaria rwarabonetse igisigaye ni ukurushyira hanze gusa ariko wenda baravuga ati iyi covid reka banze ijye ku ruhande hanyuma tubone uko malaria tumaze kuyimenyera kuko ngo yica abantu harya ngo yica ngo miliyoni 6 mu gihe kingana n'umwaka mu gihe kingana n'umwaka urumva ko yica ni nkaho ijyana igihugu kizima ijyana igice cy'igihugu cyose ku isi hose nk'u Rwanda twena 14 hafi aho harya nenye byagezemo zagezemo none leta yibaza kire kigahitana kimwe cya kabiri cy'iki gihugu cyose cyagitakaje abaturage benshi ubutakaje hafi igihugu cyose malaria byo nibyo twatirimo kuvuga nayo imeze nk'ino miriro igenda ibura iburuku ibura yongereka naho malaria byo urukingo barimo barabigerageza rwarabonetse byaciyemo abashaka kuzaza kurutanga mu butayu bwa Sahara no muri Aziya cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya ariko ushaka kuzaza agahera muri Afurika bakinye ko niho hari abazungu ko bava muri Afurika n'ubundi dusa nkaho ngo batwara ko ngo nk'ihene zibera mu nzu mu kiraro imyanda yose ivumbi ibintu byose byose ngo niho bigeragerezwa ni ukuvuga ngo ariko ndumva umukuru w'igihugu wacu yigeze kubivugaho abati dusigaye dusangiye ibibazo bihangane tujye hamwe ntibatuze dusigaye dusangiye ibibazo kuko iyo icyorezo gishobora kuza ukabona nabo bahangayitse ku rwego rwo hejuru urumva ariko nabonye ko umugani wawe uvuga ati iki cyorezo cyatwetse ko twese tureshya cyane muri Amerika cyari urutonde mu bantu bacyandura ibaze ko Amerika tuzi nk'igihanga igihugu gisize cya mbere ku isi gifite ikoranabuhanga rya mbere ku isi ariko bikanga covid igakomeza ikoreka miliyoni nyinshi hari umugabo w'intuza bigeze kusimba ikinyamakuru nigeze kubyumvaho bavuga ngo wo mu Yapani ngo oya muri Germany we ngo yaravuze ati dore amafaranga yagiye ajya ku muhanda aragenda ajya uraba public bagenda kuriya bagenda bagaruka urabona ko mu mujyi bameze aragenda afata amafaranga miliyari 4 oya nako miliyoni 4 za ubwo ni z'amanyarwanda urumva sinzi amafaranga y'ukuntu bayita ubwo nyine tunabyita amafaranga twebwe n'amafaranga urumva afata miliyoni 4 nkuko mu byumve miliyoni 4 z'amanyarwanda aragenda arayafata ayashyira ku muhanda ati umuntu wese w'umukene ave muri kuko ngiyewe ntabwo aya mafaranga nyatanze ntabwo ashobora kuvumbura umuti kandi mfite amafaranga menshi ashoboka ntashobora kuvumbura umuti uvura covid namaze kubona ko amafaranga hari icyo adashoboye hari ikintu amafaranga adashoboye ahubwo ikintu cyasabwaga buriya ni collaboration y'ibihugu n'ibindi ntabwo kwikubira kw'inkingo n'ibindi byose kuko icyo kintu uvuze gisa nk'icyo umuryango w'abibumbye bigiye kugaragaza na perezida wacu yigeze kubivugaho aravuga ati buriya uriya sekreteri w'umuryango w'abibumbye bijyanye n'ubuzima yaravuze ati se ko
abanyaburayi muri kubira inkingo cyane abanyamerika mu kubira inkingo ariko igihe umwirengagiza ni kimwe ni uko imukingira iwanyu honyine wa muturage uzava muri Afurika ateze indege reka tureke kuvuga umuturage uvuye muri Afurika tuvuge umuzungu runaka warutse muri Afurika bivuga ko atari iwabo mu Burayi ntazabazaniye covid muzamuhungiye byihuse cyane azahita yiza ati byiza nuko mwabanza ahubwo mukishyira hamwe niba ari ubukungu tukabwegeranya tugafashanya abakene n'abakire tugafashanya ibihugu bikize n'ibikeneye tugahuriza hamwe umugambi umwe tugakingira abantu rimwe mu muvuduko hejuru nibwo tuzajya hashya burundu tugasubira mu buzima busanzwe aha yanjye ibihugu byihagararaho abongereza ati ntibishoboka abanyamerika ati ntibishoboka ati reka n'ibibaho abashinwa ati ariko twatanga inkunga tutabibaza se abashinwa batanga inkunga yabo yonyine gusa ntabwo bari buhaze isi yose ubwo usanga ni inkubiri irimo aho hantu kandi ubwo ntitwatinze kubibona cyane rwose ubu covid yihinduranyije kangahe inshuro 5 zose yihinduranye muri izo nshuro zose yihinduranyije ni nako ba bantu batangaga inkingo basanga za nkingo batanga ntizirimo zagera ku mugambi wazo bikabonye bagasubira muri rabo bakavugurura izindi nkingo bagakora izindi nkingo zivuguruye none zihangana n'iyi covid nticyashije ihangana n'iy'abandi ugasanga uko bagenda batsinda ni nako no gukora n'abafiyansiste n'abari barakomeza kuvunika cyane rwose uko niba bavuga ngo twihaye intego yo kuzakingira umwaka umwe bigafata imyaka 5 muri myaka 5 indwara zawe imaze kwihindagura inshuro nyinshi bivuze ngo n'ubundi niyo mpamvu ubona uko batinda kugenda batanga inkingo bya bihugu bifite ubushobozi bwo kuzitanga nako bigenda bifata indi ntera kandi ituganisha ahantu habi bivuze ngo rero ikiriho bari abazungu ntibagerageze bashyira ubwenge ku gihe unase nk'urugero wenda twe nk'Afurika wenda dufite ibihugu byo muri Afurika byacu byihariye ukuntu bavuga inkingo bamwe bakabyumva ukwabo ibindi bikumva ko kuko ari ikintu kigomba kujya mbere nk'ubu mu gitondo arimo numva kuri radiyo avuga ngo muri Nigeria bafashe miliyoni y'inkingo yose bahimena mu kimoteri muzarengeje igihe harimo abaturage bazishatse bazibuze igihugu nka Nigeria twemera gifite ubukungu buri hejuru bushoboka gifite na population nini cyane icyo gihugu gifite abaturage benshi kugeza kuri ubu muri Afurika badashobora kumva icyo kintu kandi nibo bakabaye bafata iya mbere kuko urumva bazimenye atari uko babuza ngo zikinge niba igihugu gifite miliyoni zirenga 100 ubu kigiye kugira miliyoni 180 hafi 200 zako zaragiye miliyoni z'abaturage dufashe miliyoni y'inkingo turamenye ubu njyewe nigenda bazana mu Rwanda rero kimara kuhagera ubu cyaba zitangiye kuzikoresha byihuse none Nigeria zarahageze zinze zigera igihe kirenze igihe bagera ku zibana kandi bafite population nini irwaye zaba expired batazikoresha urumva rero sinzi icyo baba bategereje kugira ngo niba umuntu ashobora gutumiza inkingo hanze bikamugeraho hari akazagejeje kuzikoresha mbona ari ntabwo bigize basansibiliza ntabwo bigize babikora ku buryo bashobora kugenda babwira nta nubwo amaradiyo yabo cyangwa se amateleviziyo yabo nkeka ko atigeze abishyiramo ingufu ntabwo babigira ibyabo niba ntabwo ko bagendera kuri ya mico cyane twahoze tuvuga mbere ya myumvire y'abantu ngo ntituzene kubona n'amafilimi yaho ubona ukuntu sinzi najyaga nyareba ariko usanga ngo ntabwo nyareba mfite nk'imyaka muri za 15 baby police muri 16 aho ngaho urumva ariko ubona ko muri Nigeria byagorana bafite ukuntu bafite imico yabo kubumvisha byagorana cyane bameze nk'abantu bafite liberté cyane kabisha rero niyo mpamvu rero covid gucika biragoye ntabwo uzaze ngereka ngo urugero wenda muri Congo ushobora kuba bakeneye inkingo ariko bakaba nta bikorwa remezo bituma izo nkingo bazibika mu gihe bazibonye babona uko bazikingira abantu Congo ni ikibazo ntituturanye se bivuze ngo Congo niba badafite ubushobozi bwo kuba bakingira abantu ibyo ni ikibazo ku Rwanda niba Tanzania ari Uburundi byo sinzi uko bakibifata mperuka batazemera babwira abaturage ati inkingo zizaze atari ko uzikeneye azaza bazimuhe ariko zimujyaho ingaruka ntazagisha abarundi nabo sinzi icyo bafite abarundi bo turaturanye reka tubavugeho gatoya wenda aho gato nk'amasegonda abarundi banze kwanga banga no kwemera
banze kwanga banga no kwemera sinzi akaguru kamwe karaha akandi karaha bari mu macenga menshi bapfushije hano mu Rwanda abantu bagera muri ni mu ijana ni muri 40 ngiye kumva numva baravuze ngo nabyumvisha kuri radio Isanganiro numva baravuze ngo y'i Burundi ngo abarundi nta n'umwe wari wandura nta n'umwe urwaye nta n'uzarwara bazanye ibintu barabapuriza nka kwa kundi mbona iburayi bagenda bapuriza mu ntuza mu mahuha he hose bapuriza abantu ubona rero uratekereza uvuga ngo nta murwayi uriyo ntawe umeze gutya nta rukingo nta kibazo bafite ahubwo ntekereza ko ntibafite ubushobozi bw'ibikorwa remezo ntibafite ubushobozi bwo kuba bajya hariya bavuga ati tugiye gupima abantu tumenye urwaye n'utarwaye ibyo bishobora kuba ari cyo kibazo gihari birashoboka kandi ikindi cya kabiri Burundi ashobora gusanga hari ikibazo gikomeye hahandi mu mavuriro ku mahopitali y'uturere cyangwa se komine aho icyo bita komine aho ba musitaneri bayobora abanywanyi bacu y'Uburundi turabasuhuje cyane mukomere cyane ugasanga ari abantu ntabwo babasha kugenda ngo bajye mu baturage babasansibilize baze kwipimisha urabona mu Rwanda byo hajya impumbi ikomeye abantu bakabakingira rero ugasanga wenda uvuye nk'inaha ugiye nk'i Kigali n'urugero uvuye i Kigali ugiye mu ntara ugasanga hafi ya gare bisi barayihagaritse mwese musohoke baze babapime amenye urwaye n'utarwaye ariko rero reka neza ngaho ni Burundi buriya n'ikoranabuhanga riri mu bintu bituma Burundi batagira ikintu bitaho kurabona sinzi bari bagikoresha indangamuntu z'ibipapuro kuko mbere hari indangamuntu najyaga mbona bahina gatatu ijya kumera nka zimwe za kera zo kwa Habyarimana zimwe za kera noneho ugasanga izo ndangamuntu zabo ujya kuri komine habita kuri komine nkuko bavuga akarere ngubu kaya kuri komine ujye uvuga amazina yawe bashaka ukanabeshya n'amazina bakakwandikira ku cyangombwa kwishyura imba ari 500 y'amarundi wishyuye cyangwa se 1000 sinzi biterwa n'aho wishyura bakaguhereza icyo gipapuro ukakigenda bivuze ngo nta system ihari bivuze ngo n'uwo kubeshya ko yakingiye cyangwa atakingiye cyangwa n'urwaye ntibyakora nuko ibarura ry'abarwayi n'abatarwaye biragoye ariko ntucinye ijambo gatoya birashoboka ko sinabakondeye uburyo bwa ICT buri hasi ese ni ugutashyiramo ingufu ku barundi ni ukuba batabyumva ko numva nta hantu amakuru ashobora kuba saved cyangwa n'ibiki byose byabo ku buryo bango hari ikintu kirorganiza ahangaha runaka ushobora kugenda kugisanga ubundi giye ko mbitekereza bibona byabi abarundi no kubera abarundi muri kandi ko najyaga mbemera nk'abantu bagerageza nk'abantu bajya bagishyira cyo kwita ku kintu cyane rwose muri abarundi kirasinzi nabishya mu byiciro bibiri i Burundi ikibazo cya organisation iri hasi cyane kiri cya kabiri navuga i Burundi no kuba badafite ikoranabuhanga mu bintu bijyanye n'ibyangombwa nabyo bya bizindi imbogamizi no kutagira ikintu bitaho binongeye nabyo bizindi imbogamizi hakiyongeraho n'ubukungu nabwo biri mu bintu bishobora gutuma kubera bintu kugira ngo ibintu byo kugira ngo ukore ibarura ry'abantu barwaye cyangwa se no kuba wabasha kubashyira mu macumbi y'aho babitaho ushobora gusanga naho ari ikibazo cy'ubukungu ariko Burundi ikibazo kikabaho cyo kwihagararaho kuko Burundi baramutse bagaragaje ko badafite amikoro none se reka ngo urugero rwumvikana uretse turi muri East Africa ibihugu bigera kuri 5 gacumbi 5 bibaye imbaza ko 6 na Congo yiyongereyeho harya Congo yagiye Congo Kinshasa ubiri ubu nayo bamaze kwiyemera itagiye muri Brazzaville Brazzaville itaragiye Kinshasa ubiri harimo Congo harimo u Rwanda Burundi Tanzania Kenya n'Ubuganda ni ibihugu 6 nk'ubu dufashe nk'association nk'uko turi muri East Africa twebwe turiyemeje ikibazo cy'ikiri cyacu twebwe tubera u Rwanda n'urugero rumwe rurakingira abantu wenda Kenya ifite amikoro n'urugero u Rwanda Kenya wenda na Uganda n'urugero ifite amikoro none tugiye gukora association none tuvuga ati twihurije hamwe ibintu bigiye kuba ibyacu nk'uko turi muri East Africa tugiye kuvuga ati tugiye gufata inkingo
dukora uko dushoboye kose izo waduhaye umuryango w'abibumbye natwe twigura izacu twihe intego tuvuga ati mu mwaka umwe cyangwa se ibiri dukora uko dushoboye kose dukingire tuvuga ati tugiye guhera ku ruhande rumwe iyo ushaka tuvuga ati washaka bakareka no urumva nka turamutse twishyize hamwe nk'uko East Africa twishyize hamwe ntibibe mu magambo tukanogeza umugambi rimwe cyangwa ati nk'ubu bitandatu tugiye kwishyira hamwe twegeranye ubukungu iba nangwa twaka credit mu mahanga muri banki mondiale cyane kuko n'ubundi urabona ubukungu ko byajya kose buzazanzamuka ari ukwezi twakiye hashize none mu gihe kitahashwe urabona iteka ryose reka nkubwire ushobora gufite ubukungu bubaye cyangwa se ushize ariko waba urwaye bwa bukungu nose amafaranga ubuyarya kandi asubiraho bivuze ngo baramutse bafashe intego bakiyemeza ahubwo ati twe dufashe umwanzuro tugiye gushaka inkingo biba ngombwa ibi tubona tubizatugora dufate abahanga bacu bize ibintu bijyanye n'imiti n'inkingo tubafate twishyire hamwe niba n'ubumenyi buke buhari tushaka abantu baduhugura usanga umuryango w'abibumbye ko twakora urukingo twe twikoreye inkingo zacu hanyuma dukingiye abantu ku ngo two hejuru muri bije y'igihugu twisakasaka tugira pourcentage iva mu ngengo y'imari y'igihugu nk'ubwije ukuri ko mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe n'igice East Africa yose yabirangiye mu bijyanye n'inkingo turangije kandi tugatanye tugahahirana nk'ibindi bihugu bisanzwe kabirangiye ibintu by'ubufatanye ahantu hose aho ubufatanye buva bukagera bubyara ikintu cyiza cyane buriya nyamwigendaho nta hantu agera reka ngarukira bugufi nta hantu negera buriya ibitekerezo bihuriweho cyangwa se ibintu byizweho n'abantu barenze umwe bavuga ko bigera kure icyo kintu uvuze baramutse bagikoze byaba byiza kurushaho kuko iyo ugiye kureba usanga mbona hari sinzi abayigeze kubivuga yuko mu gihe cy'imbere nk'imyaka nka 2029 2030 aho ngaho 2030 aho ngaho urumva ndakubwiza ukuri ko bavuga ko hari ibihugu nta nubwo ari na 30 2029 aho ngaho nyine muri iyo myaka aho ngaho sinzi yabivuze neza ariko ntabwo turi muri 2020 na rimwe ugiye gushyira na kabiri ndakubwiza ukuri 2029 aho ngaho bakubwira ko hari ibihugu nibura bigera muri bine bishobora kuzatungurana nta nubwo ari gutungurana ibyari bizwi bigasa nkaho bigiye hirya ibyari bitazwi bikaza imbere bitewe n'iki atari uko bahinze atari uko bagize amapeteroli menshi atari uko bagize ibindi bintu byinjiza n'ibiki cyane ibintu by'amakawa amagaze nyine n'ibiki byose izo byose nyine bizana ubukungu cyane n'ibyambo n'amaparike n'ibyambo ni byose ndakubwiza ukuri birahari bizaba byaravanye ubukungu muri izi ngingo byo gukorera muri Afurika abanyafurika nabo nyine ntacyo bashoboye bari kutagira icyo bashobora nabo bigiramo uruhare abanyafurika bagenzi bacu kutagira icyo bashobora bigiramo uruhare rwose nk'ubu hari ibihugu byinshi bijya byohereza n'u Rwanda bijya bibikora ugasanga bohereje abaturage babo hanze y'igihugu bagiye kwiga ibintu runaka bishobora kuzaza bikagirira akamaro isi cyangwa se u Rwanda muri rusange cyangwa se Afurika muri rusange bakajya bihamiye mu Burayi ugasanga yacyugarijwe n'ibibazo bikomeye nk'ibyo byose uretse ko wenda ntabwo ari byiza iyo igihugu cyagutanzeho amafaranga wakomeje gushakisha uburyo ukonsiga cyane rwose kuko buriya wenda reka tubyishyire ari wowe waza cyangwa ntiwaza vugisha ukuri bara rero ko vugisha ukuri uruhande rwose vugisha ukuri wiyambure ikintu cyose utekereza ari wowe waza cyangwa wahamaye ntekereza ibintu bibiri sibyo buriya hari impamvu ishobora gutuma nza cyangwa sinzi nk'ubu urabona Afurika yacu ifite ukuntu isa nkaho irajagaraye mu bundi buryo nk'ubu ushobora kuza waragiye kwiga n'urugero tuvuge wenda ngiye kwiga mu Butaliyani cyangwa se mu Bufaransa nareba nkabona hari mu Bufaransa ngiye hari amahirwe menshi mpabona
impakora nzinjiza agafaranga kenshi kurusha mu Rwanda. Ikindi cya kabiri imba ndi mu Bufaransa nzamenyana n'ibindi byamamare bikomeye nkomeze mbona agafaranga. kandi nanjye sinavuga ati ingaruka mu Rwanda inza mu Rwanda nzahura n'ibibazo ni challenge gusa nzahura nazo. Nzajya mu Rwanda ntangiye gukora nishyura. Ikindi cya kabiri ntabwo umushahara mutoya kandi umushahara ariko bawukataho minervari wantanzeho ariko navuga ati injya mu mahanga leta ikeneye amafaranga ntaza ngire ntya nshobora no gukora umushahara amezi 3 nkambonye amafaranga ya leta ntakajeho yose nkaba ndayishyuye. Ariko injya mu Rwanda agenda bizafata imyaka itari munsi y'10 nabyumvise Rwanda ntisho uvuze ngo rero tugomba gukora muri Afrika niba twigishije aba scientiste bacu abahanga mu bintu runaka tugerageze tubaha akazi gafite akamaro tugerageze dukore ibintu by'ikintu bya kuriya dukore tubaho nk'abakinyafurika nk'uko abanyafurika twibera duzane impinduka mu mibereho tumere nk'abazungu nk'uko bateye imbere. bigaragara ko wowe abantu bariyo urabashyigikira kubera yuko mu buryo bumwe yuko bashobora gukorera amafaranga menshi bakagerageza ntibagire u Rwanda bakishyura ibyo bakoresheje bakanagaruka bagashora imari mu Rwanda cyane. urumva niko byakagenze ariko impamvu abashoramari nk'abo bene Afrika impamvu inshuro nyinshi batatinye kuza gushora imari muri Afrika bavuga ati yego twamaze kubona amafaranga niba nkoze mu Burayi imyaka 10 ngeze mu Rwanda ndubona nanashinga na kampani runaka cyangwa ngashinga ibitaro bikomeye cyangwa se ikigo gikora imiti runaka. Ariko bavuga ati ngira muri Afrika ni ikibazo ni kimwe ikibazo nzahasanga ari kimwe ubukene. Niba nkoze umushinga ntawe uzaza kunshora tuvuge nk'urugero urabiza ubuvuzi bukomeye cyane benshi bagiye mu Buhinde no mu Bwongereza no mu bindi bihugu mu Buhinde cyane niho dushobora muri mu Buhinde hanyuze umwirabura buzana inama ashobora kubona abakiriya ariko abakiriya abona bwo kuvura ugasanga nta bushobozi bafite bwo kwivuza ugasanga ba specialist uzanye ubwo buryo wishyura kandi bene nibyo bitaro hari ibyo byaso nawe leta yakurinda imisoro ariko nta nicyo wanegera abantu bishyizemo cyuko ngo iyo uteze indege nibwo indwara yawe bibukira. uzi ko hari abantu bajya kwivuriza hanze hano hari ubushobozi bwo kuba iyo ndwara bayivura ariko kubera yuko gusa yatinze ibintu by'iwabo akavuga ati ngiye ngomba kurira indege nkajya hano nka Shanghai cyangwa nkajya za muza hariya mu Bushinwa nako mu Buhinde nkajya kwigayo nkashakisha uburyo kwivuriza nibwo byakoroha cyane. urumva rero buriya nibyo twavuze mbere na mbere tujye tubanza twubaha iby'iwacu sibyo burya iyo wubashye iby'iwanyu ukanabiteza imbere biroroha cyane gukura ariko utabiteje imbere bihora hasi cyane. ntabwo bantu mukunda kujya kwivuriza hanze kandi hano hari serivisi bakugombye kubakorera nk'izo mugiye gushaka hanze ushobora gukoresha kudepansa miliyoni zigera muri 4 arerituru cyangwa se sinzi biterwa n'igihugu ugiyemo. hano niba bidahari uzajya ugenda ariko niba bihari uzajya ugerageza ayo mafaranga asige muri iki gihugu muri ubundi bya bintu bya bintu cyadufasha cyane hanini urana leta igomba gushyiramo imbaraga nta kareti bitagize ariko igomba kongeramo izindi imbaraga uvuga ati bari aba scientiste niba baje hano urabona nk'ubu iyo tuza kuba dufite nk'igihugu giteye imbere nkuko bari uburyo mu Burayi byateye imbere bibasha kwikorera inkingo tuza kugira ubushobozi bwo kwiba twakikora izo nkingo ntabwo tuba dusiragira ahubwo twakabaye turi imari ishyushye cyane ku bindi bihugu bidukikije. bari kujya usanga nka Afurika yose ni urugero mu Rwanda rw'abaguriye kunigeze kumva ku kantu kavugwa nta kantu bize kavuga ko bazaza bavuga ko bazadukorera yaba u Rwanda rwize kumvikana na nyamara urw'abongereza niba ari Canada niba ari BioNTech nibuka neza ariko birahari ariko numvise n'ubundi bategeye kubaka mu Rwanda batumaze ko ruzatangira gukora muri 2023 ubwo nuko mu mwaka harabura iminsi mike cyane mu Rwanda ngo wubake ko n'u Rwanda imbari rwa Pfizer niba ufite muri BioNTech ndumva rishobora kuba urwo ruzaza gukora mu Rwanda hagati ya Pfizer na Sinopharm oya ni rwa Pfizer
tunafahamu rw'abashinwa bivuze ngo n'ubundi bari abantu ukuntu bimeze bazakorera hano muri Afurika ariko byakabaye byiza bikaba n'urugero rwiza ikaba experience twahuye nazo muri byorezo nk'u Rwanda tugafata iya mbere wenda simvuga Afurika yose Afurika yacu ni ikiyaga kigari cyane pe bivuze kirimo imyumvire itandukanye twifata nk'u Rwanda rwacu mu bundi buryo kubera dushoboye kose inkingo zikomeye zikenewe tugashyira abasiyantisite muri update icyorezo cyiza bahangana no kwita ku rukingo ako kanya ruhita rukingira kuko n'igihugu cyabyungukiramo none se n'urugero tufate urukingo rwa covid n'urugero uzi ibihugu byinshi bikeneye inkingo zintambara iyo hari inkingo ibaze n'urugero rubaye ruzikora rukagabura Afurika y'ubusa ariko ibintu nigeze kumva ubukungu bwonyine umutawuriza hamva ibintu nigeze kumva ngo abahinze ngo bakingiye abaturage bose n'ibyo cyangwa ibyo barabigerageje ariko ntabwo barabirangiza n'ukuntu bageze kure n'ukuntu bangana bageze muri miliyari imwe hafi na miliyoni 300 n'ubu miliyari imwe na miliyoni 300 y'abaturage ni abaturage benshi kandi bose izirenze ebyiri rega nubwo ngo barakingira none se rero nk'ubu duba gishobora igihugu imbata cya kabiri n'icya gatatu nyuma ya Amerika mu kugira abarwayi ba covid benshi urumva rero kubera amaturage yabo nini cyane ubwinshi bwabo kugira ngo igihugu kizabone ubukungu no kuorganiza ibintu byose agashyira ku murongo ku buryo ibintu byihuta ku muvuduko bikeneye byagorana kuko muri ubu buryo gufata icyemezo avuga ati gahunda mu mavuriro ya leta byabaye ikibazo abantu bagiye barwanira iyo batuye bashaka no kuntu bazajya bahugura abandi bantu babitaho mu bundi buryo kuko imbaraga z'abaganga zari zimaze kunanirwa ubwo rero turamutse nawe dufashe iyi ntego tugafata abahanga bacu ntibapfe ubusa bari nta gice cy'imbabazi no kubona abasiyantisite bakomeye bibera muri Amerika bibera he na he abaprofesa bose bibera hanze nakabaye kuba ari abantu ubundi gutakaza umuprofesa ni igihombo gikomeye ku gihugu kuko buriya gutakaza generali mu gihugu umva cyane kuko uriya profesa niwe wawundi uzagatekerereza igihugu kuko amashuri bafite aba ari hejuru ari ibintu bitaba bakeneye kwiga kuko ibyo yize birahagije ko yabibyaza umusaruro ubundi baragenda niyo mpamvu uriya bihugu bitera imbere abantu bajya kubyigamo bafite ubwenge bakanakoramo urumva n'ubundi ibyo bize akabiriho babikora cyane aho bagiye mu bihugu byabo ngo bagende bagerageza bashakisha uburyo nabo babizamura gusa twese turaziranye abanyafurika iyo umuntu abonye akantu yiba ushobora kuza mu Rwanda cyangwa se reka twe kwibanda mu Rwanda cyane kuko n'ahandi haba ntabwo ari mu Rwanda gusa iyo kesi zigaragara naho umva ibijyanye na ziriya ngingo n'ibyo nyine turimo kuvuga ziriya ngingo rwose nta umva ikene ku bufatanye ni ubufatanye kandi buriya ni ikintu nshima buriya abantu bishyize ibihugu byishyize hamwe uzareba buriya impamvu ibihugu by'uburayi bikomeye ni uko byishyize hamwe bikarenga bikashyiraho n'igisirikare kibarengera kiba cyabutanye bivuze ngo kora kwishyira hamwe nta kibazo cyavuga ngo kinanirane kuko nubona kwira covid wiga kubibona covid igitangira mu Butaliyani haba hafi abantu benshi cyane ariko kugira ngo gikemuke ikibazo leta zunze ubumwe z'uburayi zizakigize icyabo ahubwo ati abo bantu barapfa gute tudashyira hamwe ngo tujye tubatabara na ejo nitwe none ibintu birangira mu gihe gito Ubutaliyani ikibazo kirangira vuba ariko hari uriya umuntu mukuru w'intuza wa OMS ninde uriya mugabo wavuze we yaravuze ati umunya-Ethiopia mba atari umunya-Eritrea ndumva ibyo mperuka ni muri Ethiopia urumva ruri kure hari urumva hagenewe n'imbuteresi harimo akantu k'aho ngaho ni hafi aho ngaho ariko uriya mugabo yaravuze sinzi yaba barabyumvishe yaravuze ngo kugira ngo icyo cyorezo tugihashye birasaba ubufatanye bw'ibihugu byose ibikize bakabigira ibyabo ni ukuvuga ngo igihe cyose wigeze no kwivugaho kare igihe cyose Amerika izaba ikingiwe yose cyangwa se abahinde barakingiwe bose cyangwa se bino bihugu biri urumva bihari ntabwo hano mu Rwanda cyangwa muri Tanzania cyangwa mu Burundi badakingiye nta kibazo byabimaze nta na gito ubona natwe n'ubundi Burundi batabigira ibyabo ejo bakatwinjira kizaza kiza ari nayo mpamvu hano mu Rwanda
ubona umuturage utarimo kubishaka wese agomba guhabwa akato mu buryo butagaragara ariko buranagaragara reka n'ubundi mu buryo buranagaragara bivuga ko kwikingiza atari itegeko ariko icyo mugomba kumenya ni ikintu nawe bitaba itegeko ariko ubuzima ntibukinishwa ushobora kuvuga ngo si itegeko ariko nawe ntufite liberite yo kwanduza undi ntayo bivuze ngo wowe niba ngo si itegeko mbanza wumve impamvu kuvuga ko atari itegeko itegeko si ukugira ngo baguhutaze ahubwo itegeko ni ukugira ngo ubuzima bwawe kugira ngo ubahe ubuzima bwawe bubahe n'ubw'abandi cyane kuko baguhutaje batakubwiye ingaruka z'ibyo baguhutarije ntabwo babimenye ntabyo ushobora kumenya wapi icyo kintu rero ntibacyiteho bakiriho umwanya ukomeye gusa ndimo ndabona bigenda bishobora kuko nibyo twaganiraga n'ubundi twigeze kugarukaho buriya ubwo abaturage batangiye kugira ukabona umukecuru avuye harya epfo mu rwa Kibirizi nayo hose n'ahandi akavuga ati reka ngende basha reka ngende sinabivamo umukecuru ugiye he atungiye kwikingiza kare kose se haburaga ati mwana wa ati sinabyumvaga neza ariko ndimo ndabyumvishijwe n'iki noneho se mama mukuru ati buriya ubu ndi umuntu ukunda kugira ingendo zijya i Kigali no mu isoko yewe nkajya no gusura umwana wanjye ibwana cyane none muzajyayo ko iyo nuriye imodoka wambaza byinshi iyo nuriye imodoka ko wambaza ngo message hano bamwe ngo message ntumbaye ibyo yaba ngo message ati message ati nazinze ingenda subirayo cyane rwose yari yambaye tera igitera ati nasubiyeyo rwose ariko twaba batikingiyeyo ndagenda bararuntera ku kintu cyiza oya abantu ntibabigira ibyabo cyane rwose bareke gukomeza gukinisha ubuzima ntibukinishwa ntabwo bukinisha no ikibazo rero nuko ubukinisha ubwawe ugashaka no gukinisha ubw'abandi ntabwo ari byo rwose ntabwo ari itegeko kwikingiza ariko nanone hari serivisi nyinshi cyane utazaba wemerewe igihe utazikingiza ibyo waba wemera byose ntabwo wemerewe kujya mu modoka icyo ni icya mbere ntiwemerewe kujya gusimba ntiwemerewe kujya mu isoko yewe n'iwawe hari igihe bazaguha akato abikingije cyane bajya bakubona birukankira mu cyumba ibintu nibabigira ibyabo birangiye bareka imikino rwose ntawe ukina mu buzima mbere twabaze gukina twaza gukina nabyo mu rukingo ngwiki ariko se ingamba zose wakiha ubwawe zidashingiye ku buzima ibintu nizewe cyane naho kuri ba bantu twavugaga babashiki bacu n'abasaza bacu bari mu karuhuko mbona kitanabereye cyiza kubera ko ni mu bihe bibi bya covid kuko iyi myaka ibiri ishize ndozi ko ari ibiri hari abavuga ko ari umwe n'igice abandi bakavuga ko ari ibiri biterwa n'ahantu ugiye byagereye ariko iyo tugiye tureba twebwe igihe byagereye urumva buriya rwose abashiki bacu basaza bacu nongere mbabwire iki cyorezo ibi babeshya ngo ntabwo ngo reka ngo nta muntu muto ucyandura sinzi niba mukibitekereza gutyo urumva utagira amaraso ugira igiti cyumye niyo cyakwisanga urumva cyangwa ufite nk'ay'ingamiya nayo kandi yakwandura none icyo bajya bavuga ko cyavuye muri buriya bucurama n'uyu ushobora se inyamaswa se ugira ngo ucurama buramutse bwanduje inyamaswa zabo zizarwa nta gitarwa rwose ikintu nabagiraho inama ubu natwe turimo kuganira aha ngaha twarikingije niyo mpamvu rero tutishyize twimasika ngo dushyiremo akantu agapfukamunwa ariko ahantu hose uzajya ujya yaba muri butike muri karitsiye yaba ugiye kwiyogoshesha yaba ugiye mu kabari yaba ugiye muri buwate yiba buwate ubu ngubu batari bashyiraho akagufuri simbizi buwate ubu bashyizeho buwate ntazo bemera utubari two turi nabwo cyangwa kandi nabwo utegetswe kuba ugaragaza ko wikingije werekana niba urukingo rumwe ukubwo urufite ebyiri uzabe ebyiri rumwe bararwana resitora utubari amahoteli ugomba kugenda witwaje inkingo ebyiri kandi umuntu uzi ko waguze urukingo utararwiteje biterwe n'ubushobozi ufite bwawe ku mufuka nakubwira ko ahantu wagannye atari heza ahubwo yakisanga mu gihome kuko hari sisitemu ngo zigiye kuza ku buryo bazajya bakureba neza ko
barukwinjije apana kugenda ukagura message kuko birashoboka ushobora kugenda hari amakuru dufite cyane cyangwa ukazajya igipapuro gahini nabi babitangiye nabyumvisha Musanze isoko ry'ibiribwa byabo barimo baravuga ati umurenge bita ngo Kamuhoza ari Musanze bagize gutya abaturage bavuga ati mugaragaze inkingo ko mwikingije mubone kwinjira mu isoko abaturage batangira gutekinika kajya bagenda bagatira udukarite bati dore tukibaza ikarita iratizwa nko kuvuga ngo ikarita y'indangamuntu yanjye ndayifashe ndishyitse runaka igendereho uretse ko wenda ari n'amakosa wenda sinzi babumva uburemere bwabyo sinzi wenda nimba babumva ko icyo bababaza cyane ari kariya gapapuro hari n'icyo bababaza ni rwa rukingiro kuko bavuga ati nimba atarakingiye ni ikibazo gikomeye kuko leta yanduza abandi ariko umuturage bakabifata nk'aho ari ibintu bimeze nk'urwenya cyangwa bimeze nka kwa kundi bifite yo kujya mu mupira niyo umuntu ajya avuga ati mbonye ukuntu acerema nkajya hariya ntacyo bitwaye wenda waba uhombeje nyiri uwo mushinga ariko ntabwo wakwanduza abari muri iyo stade ariko gucika urukingo ugiye kwanduza abandi ugiye kubasogongera ariko naguciye mu ijambo buriya hari sinzi igihugu nigeze kumva bigitangira ngo barasaga abantu wigeze kubyumva mu Burusiya bwa byabayeho ngo perezida w'igihugu ngo yaravuze ngo mu Burusiya no haruvuze ngo bafashe ingwe n'intare barazisohora muri amaparike bazishyira ngo bazishyira mu mujyi bayishyira muri Moscow ariko hari ibihugu bifite umwanzuro pe hari ibihugu bifite abaturage bafunze umutwe kugira ngo ufunga umutwe wawe bworohe no guseka ni byiza ngo umuturage ngo yabonaga akajya mu ntuza ngo mu idirishya ngo akavanaho intuza kateni cyangwa irido akareba gutya ngo akabona intare irimo iraraha mu ntuza muri pasiparume cyangwa se mu busitani bwabo mu pasiparume mu Rwanda kandi sinzi ko babyita ubwo mu busitani bwabo ngo irimo iraraha gutya ingo ukabona iragurutse yikubise ku ibati ukaba ubibonye hepfo ku yindi nzu wasohoka hari amarobo bashyira ngo ibiryo aba ni amakuru ntabwo nagezeyo ngo mbimenye n'ukumva babivuga gutyo bisanzwe mu munyamakuru ariko barabihashije cyane hari ikintu byatanze kuko uyu muturage muri biriya bihugu ntabyo kurata ngo wemerere umuturage yanze ikintu bashyiraho agahato ubundi hari ahantu aba ari itegeko si ubusabe kubona ikintu gituma ibintu byose bipfa ni umaza mu busabe kandi ubusabe ibintu birapfa ariko ibintu byabaye cyane barakubwira bati birubahirizwa uwanze ukunze ibi ni inshingano ntabwo ari ubushatse buriya rero hari ibihugu byiza mu Rwanda batajya babikaza cyane ariko hari ibindi bihugu usanga babikaza aho wese ibi ni itegeko si ubusabe ntabwo tubasaba turabategeka mukore gutya na gutya na gutya kandi kuko ni kuko iyo ukora bigize itegeko umuntu abigira ibye wabigira ubusabe akabikora kuko abyumva gusa akenshi hari igihe ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere niba nabyuma ngo hari igihe bamwe abaturage bumva batinze mu bice bimwe na bimwe by'igihugu simbizi buriya uko byagenda kose hazaho imyumvire ikibazo cy'imyumvire ubundi bakomeje kubigira ibyabo izi modoka zigwa zirukanka n'amasipika ntabwo twakabuye kwa tukizungu ntabwo twakabuye tuzungu ni ukuri kw'Imana twakabaye tumenya ko tubyari uko ubyuka ukambara iriya myenda y'imbere uzi yaba umugabo yaba umugore wakomeje no kwiyumva yuko iki kintu kigomba kucyumva kugira ngo woroshye ibintu n'akazi abantu barimo baragufasha kwirinda cyane rwose kuko urabona neza cyane n'ukuri urabona ikintu gituma n'iyi covid yatinze gucika habayemo kwanza kwinginga abaturage bakinginga akaba utabyumva banategereza ko azabyumva ibintu bimaze kugera kure buriya ibintu byose bitegereje umuntu azabyumva hari igihe njye kubyumva ibintu byarafashe indi ahubwo yaranduye ababyumvisha imbere batari banduye kandi nanone buriya no kugira ngo abantu bumve rimwe nabyo ni ikibazo ushobora kuvuga ijambo rimwe uwambaye akaryuma ako kanya cyane rwose uwanyuma akazajya kuryumva haciye imyaka 5 ubwo uzajya gukemura ikibazo ryanyu ubwo mu wabugenewe konegisiyo yabuze icyo gihe wowe ariko waba ushaka kubyumva niyo mpamvu buri ikibazo kivuze nk'uko uba ugomba guhita nk'abasiyantisite abantu baba barize baba basobanukiwe ibintu neza bagomba kubabwira barangiye yashima radiyo buriya radiyo zigiye zubaho buriya bashobora kuvuga ikintu niba bavuze ngo buriya bajya bavuga ati guma mu rugo ejo ni guma mu rugo ku itariki 5 wenda harimo abatumvise radiyo harimo n'abazungu baba barigize ukuntu batajya bumva bavuye guma mu rugo
wagera hano ku muhanda usanga nta kintu gicaca, nta modoka, nta muntu, ntacyo. ariko urabyibuka hari igihe sinzi umukamezi wigeze gukamera Kigali muri yaguma mu rugo yari ifite nka 90% by'ubukare. Urayibutse icyo gihe urayibutse yari channel ya Primax nize kureba icyo gihe hari mu mujyi kwa Rwangura umuntu wabonagamo uretse abantu baducunze ugira umutekano nabo kandi wajya ukabona imodoka ya polisi niciyeho n'iya gisirikare batuje mbareka mabisore agereba nkara mu mujyi hari Kigali cyane zanye Nyabugogo cyane mu mujyi gira kuntu haba hashukitse abacuruzi ari benshi n'abaguzi bita wibaza uyu abaturage mu radio rya byo rero ukurikira n'akavuyo kabo uretse abo bantu radio bayumva bati buri muntu wese aba yaje buriya n'abantu n'amakuru y'abantu buriya none abantu barunze kujya nko mu mujyi cyangwa Nyabugogo hari ikintu kivuga gutyo kuko umwakibwira none iyo haje umuntu bivuga muri speaker rimwe gusa usanga nabo yose cyangwa Christian Mateus usanga bose bamenye ukibaza uburyo buriya abantu iyo birunze hamwe ubutumwa bubonera hamwe biroroha cyane urumva biroroha cyane rwose naho ubuzima bw'abandi covid rwose ni amateka amateka gusa niyo mpamvu ubona abantu benshi cyane bakunda kureba abanyeshuri cyane kurushaho ntabwo ari uko wenda abanyeshuri bakunze cyane kurusha abandi ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi hose buriya abanyeshuri banduye igihugu kiba gihombye inshuro nyinshi cyane yego natwe tuba turi aha ngaha nyine tuba tutakiga turi abantu bakuru nta kibazo turagize ariko abanyeshuri buriya abanyeshuri n'ikiyongereho muri abanyeshuri baragendagenda cyane bava hano bakajya gusura inshuti zabo bakava hano bakajya hirya no hino kandi ikindi cya kabiri abo banyeshuri inshuro nyinshi baba banafite n'ubudahangarwa kurusha ababyeyi babo hari igihe rero azana nk'iki cyorezo we kitamurebye cyane cyajya mu babyeyi be kikabazonga kandi nawe kandi kizanye na wa mwana gusa ibintu bijyanye no kujya mu bubari niho mbona ahantu benshi bakwanduriye ya covid cyangwa se ibintu bijyanye n'amabafte amaparties ibintu byinshi cyane babona bikunda ari ibintu byateye by'iki gihe ngo ma house party usanga barakorera ibirori mu mazu ariko ama house party barayanze impamvu bayanze sinzi iyo wenda ibyo tujya tubona umuntu uza mu mafilimi yo hanze ziriya house party zikunda kuberamo ibintu bijyanye na ariya mafilimi yaba ajya kumera nk'urukozasoni babyeyi mutwumva amahouse party rwose ntabwo tubaraburije abana murimo kutumva abanyeshuri amahouse party ni mabi cyane ntabwo twamaze kumenya ko ataberamo ibintu byiza cyane biriya bintu byo kugenda ukambara maske warangiza umwahuye n'abahungu n'abakobwa ntawe ureba undi mwazanye hari ukuntu bagenda bagakodesha inzu urabona nk'izi nzu bazikodesha $1,000,000 cyangwa $2,000 cyangwa $3,000 ubwo ni $3 z'Amanyarwanda cyangwa ibyo akagenda akajyamo urumva we akambara imyenda we kugira ngo ya masaha yajya yo kubyina babicanze n'abahungu akambara mask iyo wambaye mask ntabwo umenye ngo kanaka niyo twakeneye hari ahantu ushobora kuhandurira sida ushobora kuhandurira covid ushobora kuhandura buri kimwe cyose ntabwo ari byiza amahouse party rwose abayifunze nabi muzajye mujya mu bindi ariko nabyo bitarengeje abantu benshi cyane bisanzwe cyane twamaze kumenya ko atari nziza cyane wajya mu minsi mikuru y'amavuko n'utundi tuntu turi aho ngaho ariko nabwo kandi n'ubuzima bwawe nta muntu amanayiti club amahangomati ibintu nk'ibi cyane bitwareka kuko buriya niho Rwanda rw'ejo kandi u Rwanda rw'ejo iyo rwangiritse nta rwa rusigaye none se wibwiye ko buriya iyo hari abana ejobundi batangaje ko babambere mu gihugu uriya mwana aramutse agezweho na covid cyangwa ikindi kintu wibwiye ko ubwonko bwe butagenda busa nk'aho bwangirika none se bari kuzayobora u Rwanda kuko abariho nabo baje basanze hari abandi bavuyeho
ni u Rwanda rw'ejo. Niyo mpamvu ubona aba leta ishyira ingufu mu mashuri cyane, urumva bariya nibo Rwanda rw'ejo twe tuba dutegereje. Ntihase bajya muri ibyo bintu se bakiyangiza mu Rwanda rwa rujyahe byatwazasiga rwiswe amategeko asaba ashoboka mu bihugu byose byateye ngo uzumve nawe ku isi hose. Ikintu babanza kurebaho ni abanyeshuri wafunga ibikorwa byose bibaho, ariko iyo bageze mu byo kuvuga ngo bagiye gufunga amashuri umuturage ukajya hanze sinzi icyo ushaka. aba ari ikibazo gikomeye. Amashuri ni amashuri buriya. Twaboneraho gushimira abakurikira iki kiganiro cyacu, mwakora subscribe aho hasi, mugatanga ibitekerezo hasi muri comment, like, mugakanda share, mugatangiza iki kiganiro abandi. Hari abantu benshi baba bagikeneye iki kiganiro ariko batagize ubushobozi bwo kuba bakibona. Ushobora gufata link ukayishyira ku masitati wa WhatsApp, ukayishyira ahantu henshi hatandukanye, ukagikundisha abandi nabo bakaba bagikunda cyane ko kirimo inyigisho nyinshi cyane zubaka urubyiruko muri la vie courante abantu bose cyane ko ni ibiganiro tubageza buri munsi. Ntayo tubageza ikiganiro cyiza kandi gishobora kuba cyagira ikintu kibungura mu mibereho, mu mitekerereze ya buri munsi. Twaboneraho umwanya wo kubashimira.